nuko rero twaganiriye yego bakoze kudusura rwose yego gusa yego nuko nakubwiraga maze iminsi ntekereza ubu ngubu turi muri lockdown abantu bari mu mazu kandi isi yose ikintu kitigeze kiba mu mateka mu isi yose abantu bafungirwe mu mazu yabo harimo ibanga kandi iryo banga tugomba nk'abantu dusobanukirwa n'ijambo ry'Imana tugomba kugira ukuntu tubireba abo reka maze nkubwire reka mwibutse ibintu bishobora nitutaba amaso bishobora kutugendekera nk'uko byagendekeye Ezekiya we yashabaga Imana ngo imwongere andi mahirwe yo kubaho Imana irabyemera ahubwo reka tubisome bishobora kugira ngo igice cya 20 uhereye ku murongo wa mbere ugasoma hose igice cyose cya 20. Ezekiya umwami w'Isiraheli ya kera n'umwami dusoma mu byanditswe wigeze guhabwa n'Imana amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri umva ngo Imana iguhaye amahirwe ya kabiri. Iyo nsomye amateka y'uyu mugabo wa kera ahura neza n'ibi bihe turimo, Imana yaramubwiye ndetse ku mugaragaro wategura ubuzima bwe apfe. Ezekiya aratakamba asaba Imana ngo imuhe andi mahirwe yo kubaho ye gupfa icyo gihe. Mureke mbabwire natwe Imana yaraje iratuburira ku mugaragaro yuko iri hafi guhagarika byose burundu. Ikimenyetso cya Ezekiya wa mwami cyadutumweho binyuze mu cyorezo COVID, maze haba agahe ko gucecekesha isi yose uko wenda bayituye tubashe kumva rya jwi rituburira kwitegura imperuka itagitinze. Amahirwe ya kabiri jye nawe twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe. Sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzicyo nuko umwami Yesu ari mu nzira aje kurangiza iby'isi. Amahirwe ya kabiri jye nawe twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe. Sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzicyo nuko umwami Yesu ari mu nzira aje kurangiza iby'isi. Nyamara nk'uko Ezekiya yabigenje natwe nuko twararize turatakamba duta Imana dutabare, twambutse ibi bihe bibi maze twongere tubeho. Amahirwe ya kabiri twasabye Imana ngo iduhe amahirwe ya kabiri twongere tubeho. Imana ni nyambabazi kandi yumva amasengesho, ni Imana itima amahirwe ya kabiri. Gusa hari ikintera ubwoba, cyumve nawe ukibaze kandi ukisubize. Ese nyuma yo guhabwa ayo mahirwe ya kabiri ufite iyihe migambi nshuti yanjye? Waba se uraho utekereza wihutira gusohoza bya bibi wari utarasohoza? Bega we bega kaga uko
none umwami Hezekiya niko yabigenje nyuma yo kwibonera ya mahirwe ya kabiri yahise yimura Uwiteka mu mibereho ye maze ya mahirwe ya kabiri amuhindukira umuvumo ya nshuti ntibikatubeho oya amahirwe ya kabiri jye nawe twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzicyo nuko umwami Yesu ari mu nzira aje kurangiza iby'isi amahirwe ya kabiri jye nawe twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzicyo nuko umwami Yesu ari mu nzira aje kurangiza iby'isi